niwe Musinga niwe wakoze amahano kurusha abandi, nubwo Rwakagara nawe yayakoraga, kuko abakobwa yarongoye bose swati ni bashiki be muri famiye yo kwa Rwakagara, swati ni abishywa, swati ni ba nyirasenge. Ntabwo yagiye kure yabo. Muzasanga umwami w'u Rwanda kuri iki gihe avuga ko ari umwega, kandi udashobora gusanga ise umubyara. Donc umuntu uzamuha kuba umwega ko kwa Rwakagara ni umugore. Kubera ki? Kubera ko badashaka kuvuga ise umugabo w'uwo mugore, kubera ko badashaka kwerekana yuko ise wa Musinga ari we utanga ubwega kuri abo ngabo, ari Kabare. Ahubwo barahisha ngo bafitanye isano na Kanjogera. Kanjogera yabyaranye na musaza we ari we Kabare. Nguko uko ayo mahano yagiye, ntibashobora kuyandika. Niyo mpamvu amateka y'u Rwanda ayanditse atari amateka, kuko amateka nyayo ntiyanditse. Kuko iyo yaza kwandikwa neza, ntabwo hari kuba gusobanurwa impamvu abega babujijwe kuza hamwe n'abandi, ari bo ahubwo baje kubategeka. None bakaba barimo babambura isambu, babambura propriete zabo, bakaziha ngo ntabwo ari izabo, ni iza leta. Leta hari ahantu nasimbutse nashaka gusobanura gatoya. Hari ahantu hari umuntu uzabajya bavuga umugani, niba ari umugani niba ari intuza, ngo Bwiza bwa Mashira. Burya Bwiza bwa Mashira ntabwo ari umuntu witwa Mashira. Barya abantu baje kwica Rwaka bashakaga ubwatsi, ubutaka. Barya abantu bari abanyoro bavuye iwabo baje gukora za konkete mu butaka hirya no hino. Noneho ibintu bidogereye ukuntu isi igenda ihindagurika, ibibahindagurikiraho, babafungirwaho imipaka. Noneho babura no gusubira iyo bavuye, babura n'intuza, babura ubutaka. Noneho kubera imbaraga, ingufu za gisirikare no kurwana n'ibiki, baraje bica Rwaka. Noneho bafata ubutaka. Nibwo bwa Bwiza bwa Mashira, bwa bwiza budashirisha, budashira irongora n'ibiki byose. Ni kuri icyo gihe abahaya binjiraga mu Rwanda.
barongera ku rucunshu bakora nkabyo. iyo rucunshu yo muri 86 yarongeye imyaka 100 ikurikira, yarongeye iraba. Ubutaka ba nyirabwo barabubambura neza neza, barababwira ngo nimugende, ngo twageze, ngo cyabonye bene cyo ko ryari. Amateka y'u Rwanda ntabwo yigeze yerekana ngo ukuntu abo bantu n'Abanyarwanda bashobora kubana kugira ntuze, ariko kugira ngo uze usange abantu bari ubatsembe, n'abasigaye ubambura ibye ubijyemo, uvuge ngo ni ibyawe. Hari ikintu mu mateka kitigeze kibabwira. Ibintu by'ubuhutu n'ubututsi, mu kiganiro nari numvise irya y'ejo cyangwa ejo, baravugaga ngo ubututsi ntibwabagaho mbere y'abazungu. Iyo ni inkuru ivugwa n'abari ku ngoma ubu ngubu, ariko ntabwo ari yo. Ahubwo wavuga uti byariho, ariko none se uri umucakara wakambye agahanga ute? Baguha ibyo bashaka, bagukubita uko bashaka. Iyo batakwishe uravuga uti nuko. Wowe shebuja uravuga uti ubwo atarize dayeri ntiyagombaga no kurira, uriya nta kibazo, ibintu ni munange. Nguko ukuntu ibintu byabaye. Jya numva abantu bavuga ngo kera abantu babanaga neza mbere y'uwo mwaduko w'abazungu, ariko abahutu n'abatutsi babagaho, ahubwo abatutsi bari iki, abahutu bari iki? Ntabwo byari bimeze nk'uko byaje kuba, ibyo ndabyemera. Ariko igihe ubona umusizi yavuze ati harimo ibisigo, avuga ati sinari nzi ko umwami yanganwa inka, kwanganwa inka, afite inka agira gute, umwange yanganwa inka nk'umuhutu. Icyo gisigo cyanditswe imyaka n'imyaka mbere y'uko abazungu baza. Wese wambwira ngo ibintu byanditswe, ibintu byavuzwe kera mbere y'uko 86 Berlin iza, icyo gisigo kirahari kera. Wambwira gusa ko abahutu batabagaho gute?
kandi abahutu n'abami urumva ari abantu babiri batandukanye. Iyo bavuga umwirondoro w'umwami baravuga ngo kera akiri umututsi, bakamanuka bakazageza kuri mututsi. Wambwira se ko abatutsi batabagaho gute? Ariko se meaning umututsi byavugaga iki? Byavugaga umutunzi. Udatunze si umututsi. Ibyo ngibyo kugeza muri za 59 nguko, ntabwo udatunze ntabwo yari umututsi. Kera batungaga inka. Utari uwo nguwo, ubwo ni ukuvuga kandi ngo uko babashakaga, uko babamenyaga, bajyaga kwiba. Bari bafite itorero bakajya, iyo bagiraga inzoga ugombaga kuyinywa bagombaga kwivuga. Uwivugaga ugasanga ntibakuzi, ubwo wavaga ugize Imana bakaguha, ariko hita usohoka. Hari umunyamateka wo mu Rwanda uri mu Rwanda ufite umwanya mu bushakashatsi bw'amateka mu Rwanda, aherutse gutangaza, akurikije n'umututsi, akurikije ibyanditse ibyageze ntuza, yuko abazungu bagenda hakozwe rusansoma, zarakozwe, abatutsi ntibageraga ku 1000, ntibageraga ku 1000, kuko bari baragihaye ngo umwe yabaga ari shefu, undi ari surushefu, undi ari intuza, aho ngaho byose abo barakozwe rero intuza rusansoma. Uwaje kuba umututsi ariko yarabaga mu isambu, uko yayibonye nuko, ariko afitemo inka 5, 6, no. Muri icyo kiganiro ni ukuvuga ngo niba yari afite inka zitageze ku 10, no, nta bututsi bwe. Mu Kinyarwanda bafite umugani, nibo bawukoze, bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Niba ufite inka 5, 2, 1, 3, 6, ntujya ahagaragara, ntujya mu bandi. Abazungu ikintu bakoze, kandi bari kuri Ababiligi, bari kuri mission ya Nations Unies kurera u Rwanda, kugira ngo bave mu bucakara bajye development n'ibiki byose. Baciye Ababiligi baciye uburetwa, kimwe byo kujya gukorera intuza umwami, kugira gute n'ibiki, ku ngufu n'iki, barabiciye. Babiciye noneho baza gusanga umwami atazabona uko abaho, bamugenera enepo.
bashyiraho empo bazajya baca abaturage, aho kugira ngo bajye gukora akazi k'uburetwa ibwami cyangwa kwa shefu cyangwa kwa surushefu n'iki, bashyiraho umusoro. Bagitangira ryari ifaranga rimwe, ariko kubera ko ubu umwami yabaga bamugeneragaho iyo ngayo shabashefu byari hejuru gato n'ubusurushefu noneho bikagera, kugira ngo rero bazabone uko bagukata uwo musoro, bakoze icyo bita ibuku. Ibuku harimo umwirondoro. Ndashimira Mbonigaba mu kiganiro yagize, berekanye ibuku jyewe nari nararibonye, iwacu twari turifite, ariko ntabwo igihe nariboneraga ntabwo nari mfite ntuza zihagije zo gutekereza ku biri kuri iyo. Narabibonye ku ibuku uko ryari rimeze, mu mwirondoro wabaga uriho ku ipaje ya mbere hariho munsi y'izina hariho ntuzanditse ubwoko, noneho mu bwoko ugashyiramo uwandika umuntuza ugomba kuzuzamo, yandikagamo niba uri umunyiginya, uri umusinga, uri umwega, uri gutyo, ubwoko. Noneho imbere yaho bakoraga ntuza yakora, noneho imbere yaho bagashyiraho tutsi, hutu, twa, ibintu nk'ibyo imbere byandikishije imashini. Ariko ubwo umaze kuzuzamo bwa bwoko bwawe, ni ubunyiginya, ni ubugesera, ni ubusinga, ni ububanda, ni ibintu nk'ibyo. Ku ipaje, ni paje sinibuka niba ari verso cyangwa paje yindi, noneho bagiye kurondora umutungo wawe, yaba inka, yaba ibindi, yaba iki. Ni ukuvuga ngo hari umwaka umwe, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, gutyo. Noneho barebaga basanga ufite nk'inka 10, basubiraga inyuma bakagenda bagasiba bya bindi, niba ufite inka 10 cyangwa zirenga, basibaga ubutwa bagasiba n'ubuhutu, ukaba uri umututsi. Ntabwo barebaga amazuru, ntabwo barebaga so, ntabwo barebaga gusa ubwo bwoko. Ntabwo ari n'ubwoko, ayo mazina agenewe kwerekana niba uri umuntu ushobora gusora, uri umututsi, urasonewe, uri umuhutu, cyangwa se
n'abatwa bo nta n'icyo bashoboraga, nta n'icyo bagombaga, nta n'icyo bari bafite. Ubwoko ku gihe cy'umwami, ku gihe cy'abazungu, ntabwo ubwoko barebaga niba ufite uturuka kwa kanaka, kuko iyo buku mwashoboraga kugenda muri babiri muvuka mu muryango umwe bakandikaho ko ari umuhutu, undi bakandikaho ko ari umutwe, kubera ko umwe ntacyo afite undi arafite byinshi. natanga urugero nk'umugabo witwa Anastase Makuza yari afite sikwe ni mukuru we, ni murumuna we. Makuza yarangije intuza mu mashuri afite impamyabushobozi y'ikirenga, yaraje bimuhesha kurongora umwakagara, nta nubwo ari umwakagara ariko ni muri uwo muryango. yari umututsi, yaje kuba umututsi, baje kumushyira mu ntu z'abatutsi, ariko abandi abo yavukanaga nabo abo ni ab'iwacu. hari n'abandi ubwo rero nabivugaga nti ubwo bwoko nyuma yaho muri za 59 niho habaye ikibazo, amashaka amaze kuza, noneho bagasanga amashyaka abazabona amajwi menshi ari bo bazategeka igihugu. noneho runari yari isigaranye ba bandi batageze no ku ijana gusa ku gihumbi, itangiriye ijya gushaka abayoboke mu ishyaka rya runari. niba umwe yari umututsi, yaragiye abwira n'abandi bavukana nabo bagize ababoyi n'abajana n'abakiki n'ibiki byose, bose bitwa abatutsi. abantu benshi bashobora kwitwa abatutsi ubu ngubu kubera ibyabaye muri 59, ariko mbere Kayibanda iyo yavugaga bimwe bya muvoma manifeste de Bahutu n'abantuza b'umwami, n'abakozi n'abagaragu b'umwami, nibo Bahutu, n'abantu baruceseka. ntabwo bavugaga ngo kanaka ngo ni wa wundi ufite izuru, ni wa wundi ufite no. umututsi ye ni umutunzi, niba udatunze kwa heri. muri regime ya MDR bakoze indi carte, noneho iyo carte niyo bashyizemo etini, icyo bita etini, bya bindi bari byarabaye ibyo kureba inka, ubukungu n'ibiki, babigize etini. urumva ni ibintu byarakuze biba bitagiraho naho bihuriye, kuko etini ntushobora kuvugira umuntu umunyarwanda usa n'undi, abana bavuga ururimi rumwe, kiritire n'imwe, ngo bafite etini zitandukanye. ntabwo bigira sansi. en fait ni kwa kundi amateka yacu barayavangiye,
kandi bayavangiye n'abashoboraga kuyagira neza. Byabaye bibi kurushaho, Habyarimana aje, noneho na bya bindi ibyari identite, bwa bwoko, ubusinga, ubunyigi, nyubanda, arabica, arabisiba, mubivaneho. Kandi ibyo nakunze ikiganiro Mbonigaba. Mu by'ukuri nibyo, niba abantu barondana, mvuge ku basinga kuko ndi umusinga, uko yaba ameze kose, mbonye mu nzira ari umusinga, amaraso yanjye, icyo yaba ari cyose, kumbwira ngo ni umuhutu, ngo ni umututsi, ngo ni ça n'a pas de sens. Byari byo gushaka kureba niba umuntu afite inka cyangwa atazifite. Ibyo bintu nibyo ingoma iriho ubu ngubu yazanye, bya bindi bagize ingoma y'ubudehe, ibyiciro by'ubudehe. Ni kimwe na bya bindi bya Hutu Tutsi Twa byo muri 50, bya 50 na kangahe, 40, 50. Amaroko atareshya. Wowe urinde uruwande, jya kwiga hariya. Wowe uruwande, jya kuragira inka. Wowe uruwande, jya kwiga amashuri mu Bwongereza, mu Budage. Wowe uruwande, amashuri yawe uziga primaire imyaka 9. Ayo maroko atareshya niyo yari muri ntuza, muri mu byiciro by'ubudehe. Ubudehe bw'iki? Uragabanya abantu wagombye kunga. Wowe ufite ubutegetsi igihugu, abantu wagombye kunga urimo urabagabanya, kandi ubagabanyisha ikiboko. Cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane. Ibyo bintu bya kane bigeze kuri bagombye kuba ari bamwe. Agahugu ni gato, ubutaka burakennye, bagombye gufatana mu nda, ariko ngo nongo mu gihariya. Naha nashaka kugeza kubereka yuko akazi gahari. Igihugu gikeneye kongera gutangirwa bushya. Murakoze kandi murakarama.